Hello beautiful people, nongeye kubaha ikaze mwese ku muryango mugari wa Legend Nation TV. Kuri wowe tubanye bwa mbere, emerera nkwibutsa gukora subscribe ku muryango mugari wa Legend Nation TV, nawe umwe mu banyamuryango bacu. Kandi none wibuke gukora kukazogera kugira ngo making sure neza ko uzajya dukurikirana, utazagira ikiganiro na kimwe kigucika, amakuru namwe gucika. Twebwe hano ku muryango mugari wa Legend Nation TV icyo dukora nta kindi no gukura isi tukayishyira mu biganza byawe, ukabasha kumva no gusobanukirwa neza iby'amatwi yawe atarumva. Ibaye ikaze, ndi Mico Myiza Axel. Mbaye ikaze none mu gace kacu ka trending news, aho tuba tuganira kuri byinshi bigiye bitandukanye n'amakuru agezweho hirya no hino. Amwe mu makuru agezweho hano mu Rwanda bakomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga, mu binyamakuru byandika. Niyo nkuru igezweho nuko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwategetse ko Nazinda Elazme wahoze hayobora akarere ka Nyanza afungurwa. Iyi inkuru ye yagiye hanze nyuma yuko hari byinshi yarakurikiranyweho, gusa kuri ubu ngubu urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro bamaze kwemeza ko afungurwa. Mu gihe uyu ex-mayor Nazinda Elazme we yamaze gufungurwa, ndi mugabo ukomeje kugenda atitiza imbuga nkoranyambaga, yaba ibinyamakuru byandika n'imbuga nkoranyambaga muri rusange. We yakatiwe kuba yafungwa iminsi 30 y'agateganyo mu gihe agikomeje gukorwaho iperereza ku byaha ashinjwa. Uwo na wundi ni Iradukunda Moses Twahirwa, umwe mu bagabo bashinze inzu y'imideli ya Motion. Uyu munsi ndashaka tuze kwibaza tuti ni muntu ki urugendo rwo kuva i Nyamasheke kugera abaye umudozi w'imideli wa mbere mu Rwanda rwatangiye rute. Niyo mpamvu nshaka tugaruka ku buzima bwe kuva butangiye kugeza aho bigeze ubu ngubu, kuko numwe mu bantu bakomeje kugenda bibazwaho na benshi biturutse ku magambo agenda avuga, biturutse ku byaha akomeza gushinjwa. Benshi bakomeza kugenda bagira urujijo mpaho hagati. Uyu munsi rero nka Legend Nation TV by'umwihariko mu gace kacu ka updated news kumugarukaho kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Kuri wowe utarakora subscribe, nkundira ukore subscribe kuri channel yacu kugira ngo tujye komeza tubane mu bihe bigiye bitandukanye, makuru agiye atandukanye tubagezaho. Tugwaye ikaze, ndi Mico Myiza Axel. Twahirwa Moses yabonye izuba mu mwaka w'1991, avukira Ikibogora mu karere ka Nyamasheke, ni mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Moses ni umwana wa kane mu muryango w'abana batanu. Ubu ni umusore w'imyaka 34 y'amavuko. Uyu musore yakuriye mu rusisiro rw'Ikibogora, ni naho yarerewe ndetse aranahakurira, kandi ni naho yize amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye. Uyu musore wasoje amashuri yisumbuye mu mwaka wa 2011, maze mu mwaka wa 2012 atangira amashuri ya kaminuza, aho yize muri kaminuza ya IPRC Kigali. Moses yaje gusoza amasomo ye mu mwaka wa 2015 mu ishami ry'ubwubatsi n'iby'amazi, Civil Engineering in Water and Sanitation Technology, maze ahabwa impamyabumenyi n'icyiciro cya mbere cya kaminuza izwi cyane nka AA. Ubwo yigaga muri iyi kaminuza kandi ya IPRC i Kigali, Moses yambitswe ikamba rya rudasumbwa mu mwaka wa 2014, ndetse bimuhesha umwanya wo guhagararira igihugu mu marushanwa y'aba rudasumbwa ku mugabane wa Afurika, aho yaje gusoza irushanwa yegukanye ikamba ry'igisonga cya kabiri. Moses Twahirwa yakomeje kwiga, maze mu mwaka wa 2021 aza gusoza amasomo y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza Masters mu bijyanye no guhanga imideli. Ikaba ari impamyabumenyi yakuye mu ishuri ryigenga ryigisha ubugeni rya Palmoda Fashion School riherereye mu mujyi wa Florence mu gihugu cy'Ubutaliyani. Urugendo rwa Moses mu mideli rutangira akiri umwana muto, ntabwo ari ibintu byamugwiririye ngabyisangemo. Uyu musore yarerewe mu muryango w'inzobere mu by'ubudozi cyane nka mama we umubyara, dore ko yari umudozi ubizi neza, umwe udashakisha. Mu mwaka wa 2015 ubwo yari amaze gusoza amasomo ya kaminuza muri IPRC Kigali, ubwo tugarutse inyuma ho gatoya, Moses n'abandi basore bose yagerageje kureba icyo yakora kikamubyarira amafaranga n'umujene. Mu byo yari yarize yabonaga ibiraka ariko bidahoraho. Icyo gihe yariryaga akimara n'undi mujene wese uri kwishakisha no gushaka ubuzima. Moses nyuma yo kubona ko ibyo yize bitamuha amafaranga ndetse n'umusaruro yifuzaga, yaje kwiyegurira ibijyanye no guhanga imyenda, cyane cyane ko byari impano ye ndetse bikaba n'ibintu yakundaga kuva mu bwana bwe, ariko akaba yarakuze abwirwa n'ababyeyi be ko azakora ibyo yize.
mu mwaka wa 2015 uyu musore yahise afungura ku mugaragaro inzu ye ihanga imyambaro yise Motions. Atangira yari afite umukozi umwe wenyine bafatanyaga gukora imyenda ya mbere yahanze yaje kwerekana mu birori byo kwerekana imideli bya Kigali Fashion Week mu mwaka wa 2015. Imyenda ye kandi yayimuritse mu bihugu bitandukanye birimo nka Nigeria, South Africa, Namibia, Ubutaliyani ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye yaba ku mugabane w'Iburayi ndetse no ku mugabane wa Afrika muri rusange. Nyuma yaho Moses amaze kubona ko bitangiye kugenda neza yaje kwandikisha company ye ya Motions mu kigo cy'igihugu cy'iterambere RDB. Mu rugendo rwe yegukanye ibihembo bigiye bitandukanye birimo nk'icyo yegukanye mu mwaka wa 2019 aho company ye ya Motions yahembwe nk'ikigo cyateje imbere ibikorerwa mu Rwanda Made in Rwanda mu bihembo bizwi nka RDB Business Excellence Award bishimira abashoramari babaye indashyikirwa mu mwaka. Muri 2021 kandi Moses yahembwe n'Imbuto Foundation nk'umwe mu rubyiruko rwitwaye neza muri uwo mwaka n'ibindi bihembo byinshi bitandukanye yagiye yegukana. Mu mwaka w'ibihumbi 2023 urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi Moses Turahirwa washinze inzu y'imideli ya Motions akurikiranweho ibyaha by'inyandiko mpimbano no gukoresha ibiyobyabwenge. Gusa nyuma yaho tariki 15 Kamena mwaka wa 2023 urukiko rwategetse ko Turahirwa Moses nta mpamvu zikomeye zituma akurikiranwa afunze, ategeka ko arekurwa akajya akurikiranwa ari hanze. Kuwa 22 Mata ndavuga muri uyu mwaka turimo 2025 urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha nanone rwongeye guta muri yombi Turahirwa Moses akurikiranyweho noneho icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge. Nyuma y'icyo gihe yajyanywe mu rukiko bemeza ko ubwo haza gusomerwa ku bijyanye n'ifunga n'ifungurwa rye. Hanyuma Turahirwa Moses nyuma yo kugezwa imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro yashingwaga n'ubushinjacyaha icyaha cyo gutunda, kunywa ndetse no kubika urumogi. Kuri uyu wa 9 Gicurasi urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwategetse ko Turahirwa Moses Motion kurikiranyweho icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge afunga iminsi 30 y'agateganyo. Nayo ngibyo rero nizo updates zigezweho nyuma yo kumenya ubuzima bw'uyu musore yagiye anyuramo. N'umwe mu basore bari bafite icyo twakita nk'ahazaza heza biturutse mu nzu y'imideli yashinze bikaza kuba successful. Yarageze ku rwego rw'izungu aho buri muntu wese wakeneraga kwambara umwenda mwiza wa Made in Rwanda yatekerezaga kujya muri Motions. Even na His Excellence yigeze kwambara imyambaro, kimwe mu bintu by'agaciro bikomeye ku muntu wari we wese ufite ikintu ari gukora. Kuba blessed with His Excellence ni ikintu kiba gikomeye cyane. Gusa kuri uyu munsi nyuma yo gukomeza gukora ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye bitemewe n'amategeko akomeje gukurikiranwa n'amategeko. Ntabwo twakibagirwa ko mu minsi yashize yaje kuba yandika no ku rukuta rwe rwa Instagram avuga ko yanga Kagame n'inkotanyi. Ibyo byose nibyo yagiye yandika bikagaragaza ko ahari koko gukoresha ibiyobyabwenge atari urugero rwiza twamufatiraho. Nayo mpamvu rero urubyiruko rw'u Rwanda nitwe mbaraga z'igihugu kandi zubaka vuba, reke dushyire hamwe tujye kure y'ibiyobyabwenge, tujye kure y'ibyo ari byo byose byatuma tudakora dushyize imbaraga mu byo turi gukora kugira ngo twubwacu bitugirire umumaro dutere imbere, ariko nanone n'igihugu cyacu muri rusange kibigiriremo iterambere. Reka mbashimire mwese twabanye rero, mbashimire mwese twabanye. Ikiganiro cyo nakagaruka. It's your boy Mico Myiza. Big up to yourself. I love you.